bano bantu rero ndabizi abantu bazavuga byinshi bagire gute n'iki byose, ariko niba hari umunsi mukuru bashobora gukorera ikirori gikomeye cyane, twe no ntago twabimenya. Sha umujenerali wose ubonye kuri itangazo singiye kukubeshya ntago ashobora kumvira ijoro ukuntu rimeze. Nahise nkumburamo abantu bashoje igisirikare kuko harimo abakomanda banjye mu buryo buri direct nka nakwita nka babiri. Urumva generali Bingira yabaye umukomanda wanjye nkiri umwana mu batawe 157 157 Mobile Force. Harimo kandi nk'uwitwa generali Turagara yanyoboye nkorera mu kigo cy'igisirikare cya Kanombe mu cyo bitaga General Headquarters, abantu baramuzi cyane imyaka myinshi itari na mikeya. Ariko nka generali Kayonga no umuntu hano basirikare bashyizwe mu kiruhuko. Mu gihe mu minsi yashize twumvise ko hari abasirikare bitabiriye umuhango wo kwimika umutware w'abakono. Hari aho bihuriye? Ubundi wakabihuza kuko nk'abantu bagiye mu mirya y'abakono nubwo batabitubwira neza. Benshi mu baciye batanga ubuhamya. Nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite. Naje kugana ivuriro Everlife riramfasha, ubu nanjye mfite umwana. Mu ivuriro Everlife nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye. Mwabyiyumviye, ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0788 Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira igitondo cyiza abari mu Rwanda kuko turi mu gitondo cya none ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 8 kwa 2023. Turi kumwe na David Eugene Marshal. David Karame, uraho neza? Ndaho ndashima Imana. Kwezi kwa 8 gusoje neza. Kwezi kwa 8 gushoze neza. Kandi giye kuko ubundi aborozi b'inka ukuntu kwezi inka ziba zishonje. Ariko nkatwe dukora umugabo w'itangazamakuru n'ubusesenguzi ukuntu kwezi kwagwije amakuru kwarumbutsemo amakuru. Urumva rero aborozi bihangane n'abahinzi kubera izuba ryinshi, ariko mu gihe bari mu gihe cyo kubura ubwatsi twebwe twabonye amakuru. Twabonye amakuru kuri Afrika, tubona amakuru ku isi, Prigogine yapfuye, kudeta n'iki abakono ibiki byose, abasirikare bahindurwa imyanya. Ni umwaka no kwezi ntashidikanya ko muri uyu mwaka mu mezi 8 y'umwaka kwarumbutsemo amakuru kurusha n'imezi yose. Niba hari umuntu ugisha impaka azaze. No kwezi kandi muri cadre zose. Nibyo. Cadre zose ugiye mu bukungu, politike, intambara, iki n'iki. No kwezi ntabura kuvuga ko front pages ntabwo zigeze zibura aho icyo zishyiraho. Muri iki gitondo se waramutse neza nibura? Iki gitondo naramutse neza, nta kibazo. Meze neza. Nimugoroba nibwo hagana amasaha 2 gutyo twabonye itangazo rya RDF rishyira abasirikare bakuru n'abofisiye batandukanye mu kiruhuko. Ku rutonde rw'abasirikare bakuru bagiye mu kiruhuko harimo General James Kabarebe, na General Fred Bingira, Charles Kayonga, Lieutenant General Charles Kayonga, Mushyo Kamanzi, Major General Martin Zaramba, Eric Murokore, Turagara, Charles Karamba. Charles Karamba harya ne yaherutse kugirwa ambassadeur. Niwe wagizwe ambassadeur muri Ethiopia. Muri Angola, ariko arahindurwa ajyanwa muri Ethiopia. Akaba baze n'igihe muri diplomacy. Major General Albert Murasira, Brigadier General Ndahiro Didasi na Major General Emmanuel Ndahiro. Iri rero tangazo ryaje ku mugoroba, abantu baraye bari komantaho, ariko ukiribona watekereje iki wowe? Iri tangazo rero nkiribona natekereje ibintu byinshi birumvikana, ariko kimwe cyo namaje gutekereza nuko hari ikintu bita nostalgie. Nostalgie ni nko gukumbura ikintu wigeze kubana nacyo. Nahise nkumburamo abantu bashoje igisirikare kuko harimo abakomanda banjye mu buryo buri direct
nakwita nka babiri. Urumva General Bingira yabaye umukomanda wanjye nkiri umwana mu batabaye 157 157 Mobile Force mu gihe cyo gusoza urugamba rwa jenoside yakorewe abatutsi no kwihagarika. Harimo kandi nk'uwitwa General Turagara yanyoboye nkorera mu kigo cy'isiga cya Kanombe mu cyo bitaga General Headquarters, abantu baramuzi cyane, imyaka myinshi itari na mikeya, nyinshi cyane renga ni 10 n'ingahe. Ku buryo ndetse n'amakuru ntaheruka bishobora kuba n'uwari ukiyoba simbizi, ukabantu bo mu gisirikare bakirimo barabizi. Undi nabonamo ndavuga mu buryo buri imbere, ariko nka General Kayonga no umuntu ufite izina rikomeye cyane, yayoboye Sade Battalion yari muri CND mu gihe nyine cyo ko hariho imishyirano ya Arusha yashakaga ko ubuyobozi bwa FPR n'ubuyobozi bwa MND bahuza ubutegetsi ndetse n'ubundi buyobozi bwariho mu Rwanda. So abo navugaga rero haruguru nka General Murasira nawe ni umuntu uzwi cyane. So hano rero muri itangazo harimo abajenero bazwi, ariko ntasiga inyuma General Kabarebe James, Frank Mushokamanzi nawe ngira ngo Frank Mushokamanzi nawe ni umuntu uzwi cyane, ndetse bivugwa ko mu makuru aba ari kuri iyi mihanda ari mu bantu abaswere bahita wasomi n'abantu bize cyane mu gisirikare cya RDF w'amashuri ahambaye ku rwego rwo hejuru. Ni icyo umuntu yavuga rero. Hano urabonamo Chris Murari ntabwo azwi cyane, Bandahiro bombi harimo nkuzwi mu by'ubutasi ku rwego umuntu yavuga, ariko nka Fande Murokore we nkeka ko arazwi cyane. Urumva? So rero hano harimo amazina akomeye mu gisirikare, ariko kimwe mu bintu nabonyemo kindi navuga nuko hari ikintu bita nka new era. Urumva? Nshyashya, ni icyerekezo gishya ugiye mu bya gisirikare. Urabona ko aba ni abantu mu buryo bw'imyaka, ugiye mu buryo bw'ibyo bakoze, wanavuga uti ni nko kuvuga ngo igihe mbivuze gutyo sima nkubaganye nka RDF ivuye muri era imwe yambuka ijya mu yindi era y'abakiri bashyashya. Urumva? Afande General Rwivanga, Baruki, Karusisi, nibyo niko babita, Bande yande n'abajenero bashyashya n'iki ukabona ko rero niwe muvugizi wungirije ka Afande Kabera, Simon Kabera ni batoya. Urumva? So jewe ntagiye mu bintu bya kure ngo njye kugira gute, urabona ko ni nko kuvuga ngo kuko nk'aba ngaba mu buto bwabo ugiye kubakurikirana ukareba ibyo bakoze bakiri batoya n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo, ubona ko ari nko kuvuga ngo Commander in Chief yarebye aravuga ati basaza ni muruhuke namwe. Ntabwo navuga ngo muharire abato gwena nabankabije, ariko nanone kugira ngo abatoya bafate umwanya nabo bakomeza akazi. Erega buriya kuko hari amakuru atajya hanze cyangwa tutazi niba bari ukuri, ntabwo kubivuga nabwo gukubagana. Bishoboka kuba muri abangaba ntawe ndibuvuga izina kuko nabankabije, hari nk'aba baragerageje kumva ko bajya mu kiruhuko ku buryo wenda barabitekereje kera kubisaba kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko igihugu kikabona ko icyo gihe babaga bakenewe nubwo n'ubu bagikenewe. Ntabwo wenda mvuga izina cyangwa ngere gute, ushobora kumenya amakuru ariko udafitiye fagite ntabwo wayavuga, ariko hari ababisabye cyangwa babyifuje, ariko igihugu kikavuga kiti baduburetse. Kuko mu gisirikare ntabwo umuntu yigena cyangwa agira gute, ntabwo abyuka mu gitondo bavuga ngo ndagiye cyangwa ko nifuje ikintu niko kigenze. Ariko niba nuko nk'aya makuru ntabwo ni amakuru wenda ari presque personnel utapfa kubona, ariko ndatekereza ko mu masura cyangwa mu mazina arimo kubonamo hano harimo benshi niba atari bose nabo biyumvaga nk'abageze igihe cyo kuruhuka. Kuko urumva reba nk'ubu bafande abo babingira mvuga bagiye musika barebe bikurikira amateka yabo igihe bahereye bari mu byo bita hebu mu gisirikare bita hebu mbega no kubara bwize bwakeye uri muri bugiye kugira gute no kuba wakorera igihugu cyawe ukaza buri mwanya wo kuba wavuga uti ukaruhukana intwaro mu ntoki, sibyo? Utabonye umwanya wo kuba wavuga uti reka nanjye nge kuri Indian Ocean ndebe ukuntu bameze, reka nanjye ngire gute na gute. Buri munsi uri mu mibare abajenerali bakora akazi kenshi cyane, kanija ntabwo ari ikintu, reka mbivuge mu buryo bwa open, si ikintu umuntu wese yakwifuza. Wakora igisirikare, waba generali, waba soldat, wiki niki, ariko gusoreza mu gisirikare abantu ushobora kubaza ati se bure bigeze uba mu isi
ukavuga uti nta sinabayemo. So ntekereza ko rero ni byiza ko baruhuka, bamwe mu myaka barakuze baruzukuruje birashoboka, bakeneye no kuganiriza abuzukuru babo, bakeneye kujya kwiyororera inka zabo, urumva ubwo bundi wenda uri bumbaza uti se general ajya mu gisirikare burundu birashoboka, byo turi bubirebe ku ruhande rwabyo ariko prerogative ziragabanuka. Rero bafande Jemusika bare barakoze n'ubu baracyakora, bafande Bingira barakoze n'ubu baracyakora, aba bose ubu tugiye kureba izina kurindi bafande Kayonga sinzi neza Karamba yanayoboye Air Force abarakoze yaranigiriye muri diplomacy already. Reka twigarukire kuri nko General Kayonga. Sinzi nabo abantu bajya bitekerezaho sa nk'ubishyira mu mwanya wa General Kayonga mu gihe indege Habyarimana yaraswaga. Ufite abasirikare 600 muri Senate, ufite abanyapolitiki bari bahari, sibyo? Ufite ibigo bigeze kuri bingahe ndumva icyo gihe, kuko ibigo biba muri Kigali byaragabanutse. Ufite kan Kigali urumva n'ibirindiro byayo, Kankanombe buriya ari naho ngira ngo General Turagara yabaye nk'umuyobozi igihe kinini cyane, naho navuze yananyoboye. Iyo uvuga Kankanombe ni ikigo kinini cyane gikomeye, ngira ngo utabura kuvuga ko kiri mu bigo bikomeye cyane kuko gihuza ibigo byinshi. Yego. Kirimo ibitaro, kirimo bose uvuga n'ikindi byose. Ni byinshi umuntu yavuga ko sinshaka kwinjira mu deployment yo mu kigo cya Kankanombe. Yego. Ariko ufite iyo Kankanombe iragukikije, sibyo? Ufite Kankami, ikigo cy'Ikami kiragukikije, ugura Senede. Ufite iyo ka Kigali nayivuze, ufite Kanje piri muri metero 100 uvuye Senede ujya Kanje piri nka metero 800. Ni hafi yaho ntago kilometero kirimo, sibyo? Ufite kan Kigali. Yego. Ufite ikigo cy'Ijari, ufite gendarmerie ya Kacyiru, sinzi n'abantu barimo kubara. Hari n'ahandi hantu hano Nyarutarama bavuga ko nabo ngo habaga amapozisiyo y'abasirikare, urumva? Ariko Karenija nawe ufite abasirikare 600 muri Senate. Ufite imisozi gukikije nka Rebero, ufite Mont Kigali, ufite Jari, ufite Gikomero, we nawe umusozi muremure usiri Promba Kigali, sibyo? Ufite za Nyanza watereka ibisasu bikasenya Senede. Icyo nashaka kuvuga no utajya batekereza. Ubwo uracyari kuri Kayonga. Ndi kuri Kayonga muri cadre psychologique. Yego. Ikintu burimo gutekereza. Kuko bose batito bari mu nteko ishinga amategeko bane yande bose batwagiramo ngo bavuzaga induru bati turapfuye mu dutabare, urumva? Abo bose barareba yego umugaba mukuru w'ingabo w'inkotanyi mu minwari yirutse, ariko baranareba uwo muntu nakwita nka detach command cyangwa se battalion commander uri muri Senate, sibyo? Yego koko wahawe ihumure ryo ko hari barimo kuva ku murindi cyangwa za Kinini n'andi baza kugufasha urugamba aho baturukaga hose, ariko uraho ngaho uravuga uti abantu bagomba kubaho. None areba nabi bari abategekaga igihugu bashaka gukupira amazi, bagomba kubaho, abanyapolitiki bagomba kubaho, abantu bahingwaga muri jenoside yakorewe abatutsi bagomba kubaho, urumva? Wa deploying ingabo zigomba kubaho. Turimo kujyana. Iyo ugiye muri psychology kire ku muntu utabitekereza, uravuga uti ko nk'uyu muntu nibyo navuga mu kanya atabonye umwanya wo kuruhuka. Kuko abagenerali nubwo nk'ubu bari batarasezerwa mu ngabo, kuko twarabivuze mu kiganiro cy'ubushize, iyo uri generali cyangwa utari generali ko warigeze kuyobora chef d'état major, nta wundi mwanya uba ugifite wo kujya muri komandi y'igisirikare kiri gisanzwe. Byanze bikunze bagira bafite ukuntu bakora akazi bagenerwa n'amategeko mu buyobozi bw'ingabo. Ubwo bajya ku ma office bakajya gutoka gukora kandi kazi bagize. Kuko bamwe muri bo bari bakinagaragara. Ntabwo ushobora kubabona nyine kuko ntuzabona ngo ni division commander, abenshi mu bo twabona kuvuga hano ntuzabona ngo ni brigade commander, ntabwo yemerewe kujya mu zindi nzego zo hasi. Uko twabibonye mu mategeko bivuga ko niba ko ari ukuri asigara abone bigenerwa abantu mu nzego nkuru z'igihugu, ariko akajya mu kazi ku cyicaro gikuru cy'ingabo akaripotinga isaha ku yindi, urumva? Ubwo abakora iki? Kuko hari n'abamaze iminsi bavuga ngo se ngo Nyamvumba, General Nyamvumba ari hehe, ngo bari gukora iki, ngo se ikintu bakora ntekereza kuko ntabwo ni general yewe, ariko bakora akazi gasanzwe ka gisirikare ko mu office, bakareba bagasoma amaraporo, bakareba icyo gukora, bagasoma amadiplomasi internationale, urumva? Kuko bari ibisirikare by'igihugu n'ibintu bishobora kuba bibera muri Ukraine, bikabera muri Russia, bikabera he hose, bose barabisesengura, bakusesengura amakuru. Noneho nyine bakareba akazi bakora ni kenshi gese nakamenya, ariko bajya ku kazi. Sasa
ni ikikubwira ngo wenda reka mushyiremo akandi kantu ndatekereza ko abagisaba uruhushya CDS rwo gusohoka no kurenga imbago arimo kuko ntagapfa kugenda ngo nagira Rusizi ngo najya mu Mutara nagira gute ubuyobozi bw'igihugu butazi iyo tripe iyo butazi abari kuko ararindwa agira gute kandi abajene n'abantu abantu boroshye rero naho nakubwira ngo ushobora kubona yambaye inyenyeri urumva ukagira ngo arigenga nibyo navuze ngo yahebwe nakubwiye yego ariko avuye muri uyu murongo akavuga ati bo ubu ni kiyasi cyuko najya ku mazi nta muntu ndize guhamagara nta muntu ndize kugira gute wenda niba arindwa akikomeje uburinzwe ibyo nibisanzwe sibyo akajyayo akavuga ati ngiye muri projet niyi bikamuhira akajya muri projet niyi kwirebera inka zo no kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo n'urugero ku bantu baboroze shareka nkubwire nta karusho kuko nanjye umunsi wumva umunsi umuntu abavuga yishimye urumva akishima ariko harimo akantu ko ni ukwishima ariko uvuga uti gusa no gucagasa uvuga uti se mvuye muri bagenzi banjye ubu sinzongera gusubira kuri morale sinzongera gusubira kugira ngo ku rwego rwanjye n'indi ni umunsi umuntu avuga ati uyu munsi ndigenga mu buryo bw'abasirikare uwo munsi urashimisha undi munsi nibishimye umunsi natsindaga exit yo muri secondaire so ibyo rero ntabwo ari burage bano bantu rero ndabizi abantu bazavuga byinshi bagire gute n'iki byose ariko niba hari umunsi mukuru bashobora gukorera ikirori gikomeye cyane twe no ntago twabimenya sha umujenerali wese ubonye kuri itangazo singiye kukubeshya ntago ashobora kumvira ijoro kunura rimeze kuko yatangira atekereza nka generali bingira avuga ahantu yaturutse arwana agafata umutara agafata ikibungo agatambika ubugesera agakuramo Gitarama akamanuka ibutara agahangana n'abafaransa agakomeza iyo ngiyo agastabiriza ibice bya Kibeho n'ahandi hose nakubwiza ukuri uyu munsi nibwo ashobora kurara atekereza akavuga ati ariko se reka nsubiremo iyi filime ubwo urumva tuvuze kuri bakeya so uyu ni umunsi mukuru wo kuri RDF family nk'umuryango wa RDF urumva ni umunsi mukuru kuri abajenerali umunsi mukuru ku miryango yabo kuko ntabwo akantu ko kuvuga dadi wagiye he ugiye gutya na gutya kubana ntabwo kabura wenda kuba afite abakwe n'abakazana n'iki kubabona mu birori ko urumva ntabwo babujwe kubijyamo ariko biragorana cyane sibyo nko kuri abafande bingira bo mu gihe cya covid higeze no kuvugwa byinshi yagiye ahantu byagenze gute warabyumvise niba koko byari ukuri so ni umunsi mukuru kuri RDF gutangira igisirikare nko gupasinga ba kadete bapasinga ni umunsi mukuru kwawo ariko gusoza igisirikare amahoro ni umunsi mukuru kwawo cyane ko nzi neza ko bakorera iminsi mikuru za gara z'abasirikare byanze bikunze tujya tubibona iyo basezerewe hari iyo basezerewe twabonye bakeke muri 2017 basezera twabonye bafana nziza basezera ibirori babakorera sha kayenija nk'umuntu warwanye kuva za Uganda akabohoza u Rwanda akagiye za Kongo akagaruka akageza akaboderigado akongera akagira gute uyu ni umunsi ubutazibagirana amateka yiwe ni umunsi utazibagirana amateka yiwe kuko yari ariho azi uko yatangiye n'ahageze ariko atazi uko azasoza rero washoje uyu munsi mu ijambo rimwe mu bibazo mbaje byose cyane na byinshi uyu ni umunsi mukuru ku ngabo z'igihugu hanyuma David aba bantu yabivuze ko ubu nyine batazongera guhamagarwa bati ngwino dufashe hano turabona isubizamo uniforme garuka abajena ntabwo bakora uniforme bakomeza uniforme zabo ceremonials cyane cyane zibambara ku minsi mikuru bakomeza kurindwa bakomeza guhabwa ibagire byo bagenerwa n'amategeko ntabwo kandi yabura kuza nyine bamuhamagaye abyo ntabwo nabivuze ariko ashobora kwipangira schedule y'umunsi we bukeye gutya ndagira gutya mu gihe reportinga ku kazi no ku office kandi barakantu ashyizemo ko kumenyesha ngo ngiya kumenyesha urumva ntibigihari ubu ntabyo nyine nibyo nakubwira ine babaye free cyeka agiye nko hanze y'igihugu ariko mu gihugu imbere nta kibazo ubu ntaho ndetse ko tuti muri commande ntabwo ari muri commande ntabwo ari muri commande kandi nta kazi yica kuri office kuko nta yahajya gusa bashobora kurema mesi yaho ntabwo ari umuntu ukumirwa ibyo agenerwa hafi ya byose nk'abajenero arabihabwa ibyubahiro iki n'iki hakurumva ntabwo aba gipangwa mu gitondo ngo urakore kuko mu gitondo mu gisirikare hari umuco wamo ibyo bita ariko maze kugibagirwa ibyo bita parade state cyangwa state parade ni ibintu bikorwa mu gisirikare mu kazi niko kazi kambere mu gisirikare gakorwa mu gitondo cy'ibyuka harwaye bangahe abazima ni bangahe ababuze ubuzima ni bangahe birashoboka famille y'igisirikare nini cyane kugira ngo kuko nka CDS abazi afite umubare w'abantu bangahe bari ready yego harwaye bangahe
hagize gute bangahe, higa bangahe, hiyagize gute bangahe, hashoje bangahe, amakosa ari harangana gute. Ni ibintu bikorwa umunsi ku wundi mu gisirikare. N'isesenguramakuru birumvikana aba yabyutse mu gihugu hose ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko niba umuntu nk'uwo nguwo noneho navuga ko atagiseruka kuri parade state cyangwa state parade, ubundi bifite imvugo, ibyo bintu nubwo bivuga bicuritse ni amagambo birasa, ariko iyo ubanje rimwe uvuze kimwe, iyo uherutse irindi uvuze ikindi, nicyo ntakibuka neza, bazabitubwira muri commentaire abakiri mu kazi. Uwo rero ntabwo ataba agiparedinga kuri iyo parade state, kuko aba ari mu buzima busanzwe. Gusa ntabwo RDF family yabura kumenya uko aramutse afite ikibazo, ariko atagifite yagiye muze sofu ngira ngo hanze y'igihugu. So urumva ni ibintu rero, ni ibintu nkubwira yuko nibyo nakubwiraga, nicyo kintu abantu basobanukirwa. Ntago aba kirimo iyo parade state ipagirwa n'akazi ukora, harakora abaharagira gute, abamanywa b'ijoro, iki ibintu nk'ibyo ngibyo. Isesenguramakuru niba biri mu nshingano z'abajenero, igihugu cyaramutse gute, harakorwa iki, haragira gute, ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva rero uwo munsi nibyo nakubwiraga, yigiriye mu buzima busanzwe. Uramubona biyure mu bucuruzi, urabona bafande Dodobera mu bucuruzi, urabona bafande Nyamunangwa n'abapasiteri ubu ngubu. So urumva ni uburyo bw'uko umuntu ashobora no kujya mu byo yumvaga feeling nabyo bitari n'akazi kagisirikare gasanzwe, abohotse. Kandi ari nk'umuntu wize cyane, nkabona kubwiye bize, yakwigira kwigishiriza. Mujya mwifuza ngo Albert Murasira ngira ngo oya ni na ministre ubu ngubu. Ariko ntekereza ko reka nse nk'ukubagana gake, wera kubwiye impamvu bakomeje kuba benshi, twabana n'abadusimbura kuri ibintu by'ubusesenguzi, kuko nk'abo babarimu mwajya mubaganiriza bakakubwira bakirekura. Urumva biroroshye cyane, nuko byumva giyewe, biroroshye. Ni ukuvuga ngo le monde et la famille militaire ishobora kuvuga ngo ubu ntitubafite mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko monde yo hanze, sosiyete hanze irababonye kubera iki? Irababonye kubera ko benshi iyo bibaye ngombwa bakora mu nzego za gisivili, bajya mu ministre, bakajya mu badepite, bashobora kujya mu ambasaderi, bashobora kujya mu bitaro kuvura, kugaragaza ibyo ubumenyi bundi bakuye mu gisirikare butari igisirikare bwite. Ariko nuko ubu ngubu wenda ntazi ko biri mu mishinga yihutirwa, ushobora kubona bashyiraho inzego z'umutekano zigenga. Urumva zaba izikorera hanze niba amategeko abyemera, cyangwa izikorera mu gihugu, amakampani akora iby'umutekano. Buriya ndakeka ko hari nk'ashobora kubarambagiza. Yego. Hari n'abantu bashobora kujya muri consultance militaire internationale, nka za Loni zibakeneye, bakajya muri izo consultance gutanga inama mu rwego mpuzamahanga. Ntabwo ibyo wenda bivugwa hanze, ariko bibaho ko ushobora nko kubona nk'umuntu haba nk'ikiraka bane ati jya kudukorera etide y'ukuntu Haiti yabona umutekano, jya kudukorera etide y'ukuntu izi kudeta zirimo kuba, abasirikare bagabanya akaboko kabo mu bya gisirikare. Loni wenda ikabatumiza bakajya gutanga ibitekerezo, bakavuga ati byagenda gutya. Abandi bakajya mu makademi militaire kwigisha, za military academies ku isi cyangwa se mu gihugu. Ntekereza ko ari byinshi. Donc isi yo hanze ibibonye undi muryango yaherukaga kera, bibaza nk'abantu bagiye za Royal Triangle. Ntabwo ibintu niba kuvuga nashobora kubikurura, ariko gihe cyo kuvuga cyo igisa n'impundu n'amashyi n'ibyishimo biri mu miryango yabo nibo babizi. David, nka General Kabarebe, ubu byaba bivuze ko inshingano zo kumujyanama perezida nazo zivuyeho cyangwa zizakomeza? Abajenero zirakomeza. Ku bajenero zirakomeza, officier general birakomeza. Ntabwo numva ko biri adamant ko umuntu aruhutse yatakaza izo nshingano. Abenshi n'ibyo nakubwiye usanga nk'aba bajenero bigeze kuyobora n'inzego zikomeza gisirikare, n'ubundi usanga bafitinga muri iyo myanya. Niba kujya inama, abadvisors, izo consultance n'iki byose, ibindi rero twazabisoma mu bitabo tukari cyo batubwira, ariko ntabwo byatuma umuntu atakaza akazi ngo uvuge ngo General Murasira ngo nahita kuri ministeri, ngo uvuge ngo General Karamba arava muri ambassade. Urumva? Ariko Karejo, reka dutekereze n'ikindi kintu muri economy. Je mpita ndeba muri economy ngo nta n'umwe economiste. Niba hari nk'abajenero, kuko urumva nk'iyo wabaye CDS n'izi nzego z'abajenero 4 star. CDS ni umugaba w'ingabo. N'aba bafite inyenyeri enye barakubwira ngo ntabwo
akenshi ubabona muri komande yo hasi y'ingabo ngo basubire gukora. Sasa akantu ngiye kuvuga nako wenda niba ariko ubwenge urambwira, biba ni uburyo bwiza bwo kudesharija igisirikare. Donc kugabanya amafaranga cyatangaga ku gisirikare kuri abo bajenero, kandi utari bubone ko uvuga ngo barajya mu zindi nzego zo hasi z'igisirikare ko ntibyo byemerewe. Urumva ntawara wengaba ngo gusubire ku brigade cyangwa muri division, bigatanga umwanya urumva ku bandi barimo kuzamuka b'abajenero nabo navuga abasore navuga bakiri batoya. Noneho ni bumwe mu bindi azagenerwa n'ubuyobozi, wenda azaba nka ministre akaba mu professor akaba iki niki. Biravuze ngo kuri budget y'igisirikare cyahembaga abajenero batagifitinga bindi myanya yo hasi, abandi bahita bazamuka bajya mu myanya yabo ya budget ikore mu bandi bantu bashyashya barimo kuzamuka bakiri batoya. Aho se byaba bivuze ko urumva mu buryo bwo kwekonomiza niyo myanya byaba bivuze ko nk'uyu Albert Murasira yaba Major General Albert Murasira wabaye ministre, byavuga ko yahembwaga mu gisirikare nka Major General akaza no guhembwa nka ministre mu gisivili cyangwa hari ukuntu amategeko abigena. Yego ubwo hari ukuntu itegeko ry'umurimo mu Rwanda rigena ibintu. Ntabwo mbyibuka neza ubushubanzi iyo uhawe appointment ahantu ebyiri, niba mbyibuka neza uhemberwa iri hejuru igufavoriza neza. So wenda tware ibyo ntabwo nabyinjiramo, ikibazo cyawe n'ikibazo ariko kiragoye kugisubiza. Ariko niba unyumva neza icyo ushaka kuvuga, niba hari umwanya yari akirimo mu mibare mu kazi n'iki muri strategy y'igisirikare bakimutekereza nk'uwamukoresha muri ubwo buryo, uwo mwanya ubaye vaka, sibyo? harahitazamuka byumve neza kugira ngo tubishyire mu buryo abantu dukurikiye basha kubyumva neza. Navuga ngo batanze umwanya kuri barumuna babo kugira ngo nabo bigaragaze mu kazi. Rero nkavuga ngo muri economy urumva biradesharija mu buryo bwa economy igisirikare, abandi bajya mu myanya basanzwe uzajya kwigisha n'urugero Minedik Mukabe, ujya muri za ambassade Minafeti Mukabe, wa mwanya yararimo na budget yakoreshwaga ibizamutsemo abandi ba genero. Nyine nibyo nakubwiraga, ya era nakubwiye ya air cyakiragano gishyashya nacyo kigaragaze kirimo aba genero bashyashya, ndetse nakubwira yuko ubu ngubu ntaraguje umutwe mu minsi iri imbere nuva tuzabona andi ma promotion y'abagenero 4 star benshi. So ubwo urumva harimo inyungu rero ni nk'amata abyaye amavuta. Bamwe baragiye baratera abagenero ariko bagiye mu izindi nshingano mu bundi buzima busanzwe, hagomba kuzamuka abandi barimo kwigaragaza nabo mu kazi kandi babigenerwa n'amategeko. So urumva igihugu kirungukira habiri ariko ese ndabivuga ngo muzi uko mbyitariga ni ukuvuga ngo niba asugo ndavuga nk'igitutu, ndavuga nko kuba ahantu bari hari abandi bashyugungaga kuhagera bakavuga bati ntibyoroshye. In fact hari umwanya uboretse mu gisirikare. Nako akunda uba wicaye wenda ku gatebe k'abasimbura ubona mu kibuga harimo abakinnyi buzuye. Uti bizagenda bite kugira ngo nanjye mbanzamo. Nk'ubu koko nzaba nka Ronaldo ryari. Nk'ubu nzaba nka Messi ryari akiri mu mupira. Urumva? Ariko iyo bavuyemo twagiye tubona bari bihangange ba Zidane bagenda akaza. Abandi bajya mu ba legend, abandi bagahita bagaragara. Giye nuko nabivuga mu mitekerereze yanjye kandi mu batari imitekerereze mibi. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. So urumva hariho celebration ebyiri rero. Hari entite zakiriye abagenero, hari entite zakira abandi bashyashya bazagenda bazamuka. Urumva impamvu nabishyize muri economy, ibintu nk'abiri ubikadiriya muri cadre economique, kuko ibintu bigenda ku mugeneral umwe n'ibintu byinshi. Urumva rero umugeneral umwe batanu bangahe bagiye gutyo abandi bakazamuka, ariko se karira tuvuge no mu buryo busanga muri social, erega n'abandi nyine bakazambarasha bakavuga ati hari wavuga ati se nzabona Foster n'aba bagihari, ariko bagenda akavuga ati shati noneho ati se who is next. Icyo kintu kimeze nk'uwo mwanya nk'uwo mwanya ugaragaye abantu bagatangira kukiyumvamo da, kuko buri abasirikare atanzwe nubwo mutakunda kuganira n'abasirikare cyane. Abasirikare mu bintu barota byinshi mu buzima busanzwe, ubyo bakunda nka sociologie militaire ni ukuzamuka muri grade, ahora yumva nawe yazamuka, kuko burya no kuntu abantu badesigninze amapeti abantu mu gisirikare n'abahanga cyane muri science militaire bafite ukuntu bakora ku buryo ryo ku mapeti y'abasirikare bayashushanya ku buryo ufite ipeti ingiri ababona hari akantu burangagire kurindi. Tuvuga wenda hari ipeti ritakibaho bita lance corporal cyangwa soldat de première classe,
ntabwo akibaho ubu ngubu ahenshi ariko ni nk'agakoni kamwe bitewe n'ahantu bambara amapeti ariko umuntu ufite agakoni kamwe aravuga ati kubera iki ntafite tubiri yagira tubiri akavuga ati yareba serije akavuga ati kuki ntafite dutatu ni ibintu bigaragara nawe nubwo buri musivili ko mutipe aramuruta pe undi akaza niba nka kuri aba staff sergeant adafite akanyenyeri niba sinzi ukuntu yakujya komera gutyo akavuga ati kira kimenyetso kirabura kuri dutatu kugira ngo acyongereho mbe premier serije none wajya kuri premier serije ukajya kora abantu babara peti ku ntugu niba ni iki n'iki afite kuki ntazambara ku rutugu naho ukajya kwa warrant officer wari n'iki byose ukabona umwe afite tubiri undi afite dutatu ku buryo abantu muri science militaire bakwereka ko akazi nimo kubura ku ipeti ryawe ari akantu gakomeye cyane abasirikare mu bintu bifuza mbere na mbere mu buzima bwabo busanzwe ni ukugira ipeti ryisumbuye ryo yari afite no kuba ofisiye bava akazi akazi turabibona azanaho kamwe akavuga se kutagira tubiri gute bakamugeza muri dutatu ubu komanda ntabwo rikibaho akavuga se dutatu kutunyenyeri nzagira igihanga cy'intare ngo nanjye mbi major akavuga ati major itagira akanyenyeri kamwe buriya ngo nanjye meri na colonel ndi mu gihombo na colonel akavuga ati kutagira kuba na colonel bahita babima kwambara cya kirokoro kwa ryo tukuru ntago bemereye kucyambara akavuga ati ariko nzaba colonel akavuga ati nyagasani kugira ngo nzambare kare akavuga gatukura no kajya kagaragara yagera kuri colonel akavuga ati ndetse senior officer no sindaba officier general agasigara avuga ati nzambara igihanga gute n'iki n'umukasi n'inyenyeri niba ari umukasi bari inkote ebyiri gutyo noneho bankariye tuna general urumva ndatekereza ko ntago babitubwira nk'aba bavuyemo ari abaretona general Charles Kayonga na Frank Mucyo ntago nabavugira ariko sha kuba yari ataraba Foster ako kanara kajyana sinjye kubeshya ziba zari zoziza cyane ko no Foster we ntacyo basigaje zose barazirangije kwisi aho yajya hose so urumva ariko wowe uri marshal urabarusha reka komeza karagaciye yego famille militaire ifite ukuntu ibaho ariko kimwe mu kintu nako kuko ubundi amapeti baranaserebura burya abantu baserebura amapeti imiryango yabo ikishima hari nk'ibisirikare byo nka Uganda bagira bene iyo mico no muri Amerika ngira ngo yuko wena amapeti bayambikwa n'abagore babo n'abana babo so urumva ni ikintu ni ibintu binini cyane uzanshaka umwanya tuganire ku bintu by'igisirikare ngo twari turi kuri ibi bya promotion David urebye umugaba w'ikirenga w'ingabo akaba na Perezida wa Repubulika Paul Kagame itangazo rya RDF rivuga ko yashyize mu kiruhuko cy'izabukuru abandi ofisiye bakuru 83 nuko ari amazina nyine azwi twari twahereyeho abofisiye bato 6 abasirikare bato 86 n'abagera kuri 678 basoje amasezerano yabo mu gisirikare cy'u Rwanda ndetse n'abandi 160 bafite ibibazo by'uburwayi aba bantu ni benshi ni benshi cyane n'ubundi ni benshi aba bantu bararenga ni hafi 1000 ni benshi bivuze iki kuba effective nk'iyi yava mu gisirikare none se urumva urarwaye sibyo duhere ku barwayi abandi ibisirikare bidera ku mategeko niba ari abasustatiri baraso contrat yego contrat yawe yarangiye cyane cyane ko ubu ngira ngo ufite contrat unayizi unavuga uti n'igihe nzatahira ndakizi wenda hakaba habamo contrainte runaka uracyari muri mission ntibashobora kurekura uracyageze ko Rwanda tahuriyo ibyo nta kidasanzwe iyo ni effective ni cyane ku gisirikare ariko ntabwo once soldier always soldier ntabwo n'umundi uretse nk'urwaye n'ubundi abo barita bajya mu nkeragutabara kandi nkeragutabara ziri mu kigize RDF byo umva rero igisirikare kiracyabafite ariko kiracyabafite byo twavuye mu kiganiro mu buryo bo bagiye kujya mu buryo bwigenga kandi nakubwiye ko icyo ni ikintu n'umuntu usirikare aba yifuza avuga ati ninji igisirikare ko se zakivamo gute kuko iyo gute nayo igomba kubaho ese nzabisoza amahoro muri discipline ikenewe mu cyubahiro ngombwa ubu abo rero bamaze kubibona ni effective rero igisirikare kitatakaje gifite muri reserve urumva ndetse ntekereza ko nibyo nakubwiye ngo charge économique no muri accompagnement RDF ikora ikomeza kubakurikirana n'ubundi n'ujya no mu gisivili zakomeza gukurikirane imishinga uzakora iki n'iki bintu ngibyo hari amabanki y'abasirikare bakomeza kubakurikirana rero ya buri munsi mu iterambere so ntago ari effective rero nini ku buryo yatakajwe n'imbaraga z'umuryango w'abasirikare ni effective n'umundi hari muri reserve sibyo ariko nakubwiye ko ari effective itanga n'umwanya w'abandi
urumva abinjira ni benshi ngira ngo sinzi ngo bangana bate baruta nabo baba batashye tubifate gutyo muri ubwo buryo so ni effective itari mu gihombo nicyo nabivuga hanyuma iyo urebye mu minsi yashize habaye izindi mpinduka muri RDF ari nabwo Albert Murasira yashyirwaga muri la ministeri ariko habaho kuzamura abasirikare ngira ngo umunsi wabanje nabwo bari babonye ko ba Lieutenant Colonel bamwe rero bagizwe ba Colonel izi mpinduka kuki ziri kuba mu gisirikare why izi mpinduka kuki ziri kuba mu gisirikare bizwi n'abanyiri gisirikare n'ubikora je ntabwo nabimenye urumva ariko ni impinduka zitari za mbere kuko ntabwo wambwira ngo hashyizweho abagaba b'ingabo b'amadiviziyo ngo tuvuge kuko n'ubundi hari abari basanzwe bagize hashyizweho abakoloneli aba Lieutenant Colonel bongerewe amapeti baba brigade commanders ubwo sinazo brigade gusa hari n'izindi zisanzwe ntabwo ziba zavuzwe zose cyo kwa division zo zahawe abayobozi hafi ya zose mu bigaragara donc nta kintu kiriho kitigeze kubaho nta cyabaye kitigeze kibaho niba ari abajeneraux bararuhutse niba ari aba division commander barapointinzwe niba ari abongera amapeti barayongerewe sibo ba mbere sinabo banyuma bazongerwa nandi mapeti ahubwo izo mpinduka wakabayumbaza uvuga uti ko tubona abajeneraux baruhutse ko tubona n'iki abantu nk'abo ngabo urumva nibyo nakubwiye ngo na bado nyine uzagenda ubona abafulfilinga ibyuho abangaba bari barimo bongerwa amapeti nicyo dushobora kwitega mu gihe kizaza ariko izo mpinduka n'impinduka zisanzwe mu bisirikare ariko turi mu isi yamaze kuba nk'umudugudu aho abantu bamenya ngo hano habaye iki aha habaye iki ngiki turimo kujyana rero dufite ukunda gukora ikintu nakwita mistake ariko nawe njajinga cyo gukompara ubuzima bw'ibihugu n'uko isi igize gutya ukaba wafata nka promotion yabanga ukavuga uti no muri Kongo habaye indi Uganda haba indi bakayihura baratashye nabo uyu ngira ngo ejo hashize yavuye mu gisirikare sibyo ukanarekurwa muri gereza anarekurwa ukajya muri Tanzania ukavuga uti Samia yavuguruye guverinoma ku rwego rukomeye cyane ashyiraho na minisitiri w'ingabo mushya ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga mushyashya January Makamba ndetse Makamba ni umuntu uzwi ni umuntu uzwi cyane hari umuntu w'inshuti yanjye w'inshuti ye mu Rwanda n'iki byose uzayimbazeho off record so urumva rero buri gihugu ubu twicaye tuvuga uburyo bwo gushyira mu kibuko cy'izabukuru abasirikare hano mu Rwanda Uganda baravuga ibya Kayihura turimo kujyana Tanzania baravuga reshafa muri government ino ku rwego rukomeye cyane Kongo bakaba bavuga ibyabo Gabo baravuga kudeta Nigeria baravuga ibyabo so isi rero yamaze kuba nto cyane kubera ikoranabuhanga rigezweho ku buryo icyo ndetse mistake tujya dushaka guhuza ibintu byaho turi tukabihuza n'ibyahandi ariko akenshi na kenshi usanga n'ubundi byari kuri gahunda y'ibyendaga kuba niyo nta kintu cyashobora kuba so niko ntekereza rero nta kintu kidasanzwe ariko hari akantu ushaka gucengezamo kandi kugira ngo tukataza konsimbuka hari igihe kimwe u Rwanda rwabayeho rufite umujenerali umwe General Major Juvenal Habyarimana ni imyaka myinshi yamaze ku General Major kuva mu 1994 kugera mu 1994 undi mujenerali wabayeho mu mateka y'u Rwanda urumva General Rwigema warihereye mu gihugu cy'ubuhungiro cya Uganda ubwo u Rwanda rugira abajenero babiri hanyuma mu ntera ya gatatu niba ntabicuritse haza General Major Paul Kagame waje muri promotion imwe na General Major Castari Nsabimana General Ndindirimana hariya rwarakabije ahubwo icyo gihe byari meze rwarakabije we ayihawe vuba avuye mu mashyamba ya Kongo urumva hari igihugu cyamaze nko mu Burundi bagize abajenero vuba bahara abakoloneli kuva tujya kuri babagaza CNDD nizanye abajenerali bashyashya sinzi niba bagina general w'inyenyeri enye ntabwo ndayimenya neza Faustin Neva shwa ni General Major General Major ntabwo sinzi uriya mugabo w'ingabo afite izihe nyenyeri ariko hari ibihugu bitagira aba Faustin benshi so urumva rero uko u Rwanda rwagiye rwibaka umutekano iyo rugeraho rushyira mu kiruhuko abajenerali b'inyenyeri enye mu bundi buryo byerekana n'ukuntu urwego rw'igisirikare rwagiye rutera imbere mu gihe rwigeze kuba imyaka n'imyaniko rutagira n'umujenerali Faustin n'umwe turimo kugera neza ariko rukageraho ruvuga ati nibaruhuke birakubwira ngo urwego rw'igisirikare rwaribatse ku rwego rukomeye kugeza naho rushyira mu kiruhuko abantu nk'abo ngabo igihugu kitigeze kigira mu myaka
runaka nyuma y'ubwigenge. Yeah. Ni umusaruro rero w'uko inzego z'umutekano zagiye ziyubaka, urumva n'ibyo uvuga ngo mu kanya warumbajije ngo efekitifu y'abasirikare baruhutse, ni umusaruro nyine w'uko igisirikare cyagiye kiyubaka, kuko hari ibihugu ku isi bikeneye nk'abo ngabo byababona bigashima Imana, mu gihe ibindi bivuga biti mujye kuruhuka mwikorera indi mirimo. So birakwereka ngo hari ikiba cyarakozwe mu ngabo z'igihugu, hari ikiba cyarakozwe kandi ntabwo byikora gusa, kuko ntabwo kuba abajenerali bo mu gisirikare professionnel ntabwo bavuga ngo avuga ngo buke yabaye umujenerali nk'abo no muri Kongo ba Mugabo na ba Karayiri n'abandi bose aba barabikoreye haba mu rwego rw'akazi, amashuri, iki n'iki byose. So genda bibonamo ko ari ikintu kiri positive ariko kitikoze. Ni intambwe ya RDF, ni intambwe RDF yateye yo kuba yaruhutse umujenerali nk'uwo akavuga ati genda nawe uruhuke warakoze, mu gihe hari abandi batabagira ku isi. Ya David, turimo turasoza, bano basirikare bashyizwe mu kiruhuko, mu gihe mu minsi yashize twumvise ko hari abasirikare bitabiriye umuhango wo kwimika umutware w'abakono. Hari aho bihuriye? Nta hantu bihuriye, nta hantu bihuriye. Hari uwabihuza avuga ati hazamo abakoloneli benshi, hafunzwe abandi benshi, hafunzwe abandi OTAN runaka, nimbita benshi mbona bankabije. Ndavuga kuri ziriya promotion n'ubundi baye recently, ariko ibyo ntacyo wabihuza. Igihugu kiba gifite abo ngabo benshi n'ubundi mu buryo cyangwa ubundi, kandi ubundi wakabihuza kuko nk'abantu bagiye mu mirya y'abakono nubwo batabitubwira neza baranenzwe. Umuntu unenzwe rero ntabwo aruhuka, arafungwa. Abagiye mu bakono barafunzwe, ntabwo baruhutse, nubwo tutazi amazina yabo, ngira ngo ntibaye no muri aba ngabo. Kubihuza rero biragoye cyane, nta hantu bihuriye. Ibyo nakubwiye ngo isi yabaye ntoya, umwe arakuzanira dosiye ajye muri tuwa arakuremo ibyo muri Gabo, ndakora ibyo muri Niger, ndakora ibyo bakora, ahita bihuriza hamwe abivangavange. Ariko nk'abantu b'abasu kontra, abasu statut n'iki byose, kuko ibi byose bikorwa hageneye ku mategeko y'igisirikare, amategeko ya gisirikare. Ni imyaka ingahe, nibi ukaba ugiye kuruhuka. Nakubwiye ko binashoboka ko ntabwo tubazi, amakuru ari hanze ntabwo apfa kwiyemeza, nabo barabyifuje kera. Ushobora kubona abantu gute ariko nabagiye babishyize mu byifuzo, banabisabye. Urumva? So ubwo ntabwo wambwira ngo iby'ubukono ngiki niki, umusu kontra yamugereyeho, umusu statut amategeko yahuye nabyo, yaba yaragiye yaba ataragiye, cyangwa ibyo bakono byabo byara bitarabaye. Urumva? Nta hantu bihuriye rero n'amakuru ari ku isi arimo kuzunguruka, watekereza hafi cyangwa kure. Ku giti cyane nta hantu byabihuriye. Erega reka nkubwire, wari uzi ko impamvu garuka nshatse kugacengezamo, kugira ngo dukore analyse NP paradoxale, uwashaka kubihuza nkurikira kanija, uwashaka guhuza ibyo by'ubukono n'iki byose, ntabwo warekura abajenero, wabakomeza mu biganza kugira ngo bajere, ntabwo wabashyira mu buzima bwo hanze. Urumva ko n'impamvu ntaho bihuriye. Ushaka kubihuza ntabwo wabarekura ngo bakure amaboko yawe, ahubwo wahamagara n'abari hanze ukavuga uti mugaruke mu kazi, tumenye ibyanyu, muramuka mute, ibyo nakubwiye nyine, mwabyutse mutemwiriwe mutemwirize gute. So urumva ko ushaka kujya kure mu biro bya kilometero n'ushaka kujya hafi mu buryo bwa kilometero agashaka kubihuza, atekereza ko icyo mvuze haruguru. Ntabwo kujera umusirikare ari ukumubwira ngo igendere. Kujera umusirikare kwiza no kumwegereza hafi, ukamenya uko yaramutse no ko iriyo n'ibyo n'ibyo. Wa mugani akajya ajya ahantu asabye ikibari, ukamenya aho yagiye, ibyo yagiyemo n'ibyo arimo kuvuga n'iki. Ese urafata umuntu nagiye mu bwigenge busesuye, ushaka kubihuza n'ibyo by'uko ntaho bihuriye. Ntabwo nawe bihuje, wasaga nk'ubariza wenda undi wabyibaza gutyo, ariko nta sano bifitanye. Biba ari gahunda yateguwe, hanyuma undi akabyita coincidence, undi akabyita iki n'iki, ariko ku bwanjye ntabwo biriretinga, nta kiriretinga ku kindi. Njye niko mbitekereza ku bwanjye, umwe afite uko yabitekereza. David, dusoza, hari ikintu wumva ntakubaje wari kuvuga kuri ibi bintu? Ikintu utambajije ni ikintu utambaje ariko nakigusubije, ni icyuko mu buzima bwa buri muntu wese muri profession akora afite ikimushimisha, afite na expectation eventuelle abateganya, aba yitegura. Nzabona iranka ryisumbuye ryo mfite ryari, nabikubwiye. Hanyuma ko nabonye ntangira akazi
nzaruhuka ryari, ese nzaruhuka amahoro, ni icyo ngicyo tuba tubonye uyu munsi. Kuko nk'uyu munsi ndatekereza yuko niba tuvuga wari nk'umujenero, wari umukoloneli, ni urugero ku muntu watashye, sibyo, ukadurayivinga tuvuge nko mu muhanda uvuga uti cya kimoto cya militari kirahise, ugenda ucunga muri televiziyo kitanyandikira, ariko ubu ngubu ntuzajya urebana n'abandi bapolisi basanzwe. nabo ni abantu kandi bubashywe. Niba wavuga guti ejo nzajya mu bukwe no mu butumire bw'umuntu, ariko ndabanza gusaba ikibari kubera ko nzarenga diviziyo, nzarenga aha n'aha, ubu ngubu ni ukuvuga uti bana niba ari Rusizi muri ya Marina hoteli natumiwemo kandi biremewe, ndagiye. Umuntu w'umusivili ubyumva ibi ntabwo ashobora kubifata hafi, ariko umuntu kandi iri nkubwira tuzabishyira muri kiraro cy'abasivili gisanzwe, burya n'uri meya aba atekereza nk'irimo kuvuga. Niba ari muri promotion naba governor, niba ari ukuruhuka niba mbaye governor na minister, niba se wenda biri mu buzima busanzwe kuko abasikare batuvukamo tubavukamo, ariko se niba wenda ndi meya ubu hagiye kuba wenda amatora, inshingano zimeze gute, ese akarere kanjye kariteguye gutyo na gutyo, ariko igihe azigira gucuruza reka ngasozereza aka kantu, abantu bakabone abantu ba mu nzego z'ubuyobozi n'umutegetsi no muri izo komandoma n'icyo cyose bagiye kuruhuka ngo batangire kubishyiraho question mark. Wabishima ubajije waruhutse, yego sakaga ruhutse, ariko inshingano iyo zigiye ku ruhande, ibyo navuze mu kanya, ubona umwanya wo kwiyitaho no kwitaho zisoje gute, ngize gute, rero ukabana avuga uti bo kubw'amahirwe no kuganya gasane nshoje neza mu cyubahiro nanjye natekerezaga, niyo expectation navugaga. So ntabwo rero ibyo twabivuzeho, ariko nabyita mu ijambo rimwe intsinzi, kuko mu Bibiliya baravuga ngo umuntu wivuga imyato ntiyivuga imyato ajya ku rugamba, urumva, ahubwo yivuga imyato ava ku rugamba atabarutse. Aba rero baratabarutse, ni igihe cyo kuba basubira mu mateka, sibyo, ni igihe cyo kwandika ibitabo rwose, bazatubare bandika ibitabo byinshi, ni igihe cyo kuza gusesengura, ibaze nk'ibitabo afandika bari bazandika, azandika, ni ibihe byiza. Ndumva ntabwo ari byo numvaga utambajije, ahubwo ni nk'icyifuzo nanjye nagira. Nibaze basesengure ku mateleviziyo, turabona ko makomeye n'ibituvuga, nibaze bandika ibitabo tubisome, turimo kujyana ku buryo aho kugira ngo uvuge uti nzatereza General Kabarebe ajya kuvuga ijambo ahantu, ariko n'abantu babafasha kwandika ibyo bitabo nk'imbwirwaruhame za Kabarebe, niba hari umuntu zikusanye, niba babafasha kwandika igitabo, bisaba n'abantu bagufasha kwandika igitabo na mentorship y'igitabo. Rero bakurikiye Primo Media Rwanda, dore bakimara kujya hanze ngo babonye n'amazina yabo, nimugende mubegere abandika ibitabo. Ese afande ntitwakwandika igitabo? Niba ari Primo Media Rwanda, ese afande ntitwakorana ngo ujye tuha amakuru gutyo na gutyo, niba hari n'ibyinjiza n'amafaranga na communauté internationale muri consultance, muri make bari abantu ni produit igiye hanze ikeneye muri societe kandi zakoreshwe neza. Nicyo nasozereza. Yarakoze cyane David, reka dushimire namwe abari badukurikiye, tukwifuriza kugira umunsi mwiza. Urakoze cyane, ibihe byiza. iyo habaye ibiganiro murabibona, murabizi, mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare